igihe muri wowe utuza ariko imbaraga z'Imana ntiziguturiza. Yego birangiye ndatobora ndavuga ni hano hari umurozi ikimenyesha yamaze abantu, ariko ndagira ngo mutangarize uyu ni umunsi wa mbere natihana, ubwa kabiri natihana, ubwa gatatu azapfa. Haleluya, Imana ishimwe. Anga kwihana biratuza nyine ubwo hari abari bamuzi barakebaguza none bakegereza ahantu yari yicaye ati swarahaguruka ko bamutumye abahanuzi benshi, Imana ko yohereje abahanuzi batandukanye akanga kwihana, uyu we noneho biragenda bite? Ndatuza ndahanura birangirira aho iteraniro rirataha, nanjye nditahiye. Munsi wa kabiri ndongera ndavuga noneho Imana igira uburakari buteye ubwoba. Ndavuga ngo irambwira ngo nimubwire ngo amaraso y'abantu ari kurira. Yego n'amaraso menshi ari kurira ndetse arimo gutabaza. Irambwira ngo nimubwire ngo natihana arapfa mu izina rya Yesu. Ndifite imbaraga nanjye ubwanjye ku buryo abantu bavuze ati uyu ntabwo ari umuntu nyawe, ahubwo menya ari marayika wamanutse. Nuzuye umwuka ndangije hari ukuntu ufata umuntu mu mashati. Ndavuga nti ntabwo ushobora kwihana, ntabwo ushobora guhaguruka ukabwira Imana ikakubabarira. Abapasiteri bawe warangije bakagusabira imbabazi. Arahaguruka ngo ni gute umuntu nkawe amfata mu mashati ndi umuntu w'umugabo. Uri umugabo bari kubona ko uri umugabo ku isi, ariko mu ijuru nta bugabo bari kukubona. None hari ukuntu umuntu nyine yiha kabugabo arangije azamura ingumu ngagiye kuyinkubita, nanjye nzamura ikiganza ni mu izina rya Yesu. Akimanura bucece arangiza aricara, yicaye ndakomezamo ndavuga ni nutihana rimwe kabiri gatatu urapfa mu izina rya Yesu. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho muherose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Yego reka mbashimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira, twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda gusabiye umugisha. Nanjye intego yanjye ni ukutabicisha irungu, ahubwo nkafata urugendo nkajya kureba abakozi b'Imana. Niyo mpamvu ubundi mu Kagari ka Nyamabuye mu murenge wa Kagogo mu karere ka Burera naje gusura umukozi w'Imana Mukanoheri Joseline. Niwe uri imbere ya kamera, nanjye uri nyuma ya kamera kuri mikoro. Nk'ibisanzwe nitwa Hatumimana Concorde. Tugiye kubana muri iki kiganiro, reka dusabe Joseline dusengere ngo Imana ize kutuyobora, ubundi izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ni kare umukozi w'Imana. Mana turagushimye, urera urakiranuka, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirishimwe. Yesu nongeye kukuramburira amaboko kubera ko urera, nongeye kukuramburira amaboko kubera ko watubyukije turi bazima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushimye Yesu ko mvuze bigakunda, ndetse ndagushimye ko nagiye bigakunda, ndagushimye ko wamaye kuvuga ndetse ukama guhumeka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nongeye kugushima ko wari abantu bawe, icyubahiro ni kibi cyawe mwami. Reka rero ubane natwe utwigaragarize nk'Imana, reka imbaraga zanjye ziburizwemo ahubwo ari wowe ari zawe ziboneka. Reka Yesu izina ryanjye aka kanya ribure ahubwo iryawe rigaragare kubera kuri umukozi w'umuhanga. Yesu izina ryawe nirishimwe. Cyomeje ni Satani n'abadayimoni, nirukanye imyuka mibi, kora ku mwanzi ndakwirukanye, imbaraga zikuzimu ndazirukanye, mpamagaye imbaraga z'ijuru, mpamagaye ubutabazi bw'ijuru ngo bubane natwe bwitamurure kubera kuri Imana. Ngaho bana natwe mwami, ibyo ushaka ari byo uduhana n'abera bawe, mbisabye mbyize mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yego Joseline karibu. Yego amakuru ni meza. Umeze neza? Meze neza. Hari umuntu wambajije ngo ariko ngo Joseline ko tubona ari muto ariko ijwi rikaba ari rinini byagenze. Yesu yanyaguye mu ijwi. Warikuye hese?
nanjye niko nisanze niko Imana yandemye. Yego. Ariko rata niba ibintu bikurimo ibyo bivuga neza niko bimeze. Yego. Yego. Uvuga ngo icyo bita body language mu Cyongereza yakambikire mu Kinyarwanda. Yego. Uvuga ngo ururimi nyine uko umuntu aba ari kwifata bigaragaza niba ibintu bimurimo cyangwa se bitagize ute bitamurimo. Yego. Ubu ngusuhuje nkagupepera gute. Yego. Urasubiza ute? Nagusubiza ngutyo. Yego. Haleluya. Amen. None se ngupepeye utya rwose urabona ukuntu nashishikaye. Sibyo? Ukubona ko nkwishimiye. Ariko se ngize utya. Nanjye nagira ngutya. Yego. N'ikiganiro niho turi kuvuga imbaraga z'Imana. Akwiye ko tubivuga dufite iki? Imbaraga. Kugira ngo imbaraga. Kugira ngo amavuta. Yego. Eka amavuta witeka ze kubana natwe muri iki kiganiro. Yego. Ndakwibuka bwa mbere dukorana ikiganiro ku musozi wa Rusagara. Yego. Wambwiye ukuntu wirukanye harya byagenze. Mana naramwirukanye neza. Umuki. Umurozi. Yego. Sino kumwirukana gusa. Ongera isubire ira nkuru yaranejeje umva. Yaranejeje cyane kabisa. Ongera umbwire. Ushaka ko nkubwira? Nukuri ongera uyisubiremo gatoya pe. Rero umukonikoni. Yego. Naramwirukanye burundu. Sino kumwirukana. Kimenyesha nugupfa gapfa. Hari ukwirukana umuntu akava muri karitsiye utuyeho, ariko hari ukumwirukana byimbitse ukamukura muri karitsiye ukamwegereza batazongera kumubona. Yego. Aho atazongera kurwanya abana b'Imana. Yego. Hari umuntu uro warebye ikiganiro cya mbere ho wabivuzemo. Yego. We uba ari kubyibuka, ariko hari n'urebye iki atararebye ikindi. Iyo nkuru ndi kugira ngo uyisubiremo neza ubundi tugaragaza ukuntu imbaraga z'Imana ziruta iz'abakonikoni. Yego. Okay. Hari Cyangugu. Ubwo Imana buriya hari ukuntu Imana ikubwira akantu ati se bizagenda bite, nzajyaho bitewe n'iki, ariko nyine ugategereza. Yego. Nari ndimo gusenga Imana ambwira ngo nkujyanye mu rugendo rwa kure. Yego. Wibere hano i Burera. None nawe se urwo rugendo ni urwahe Mana? Ati ni urugendo. None umuhanuzi umwe arambwira ati ni urugendo rw'amasaha 12. Yego. 12. Nyine ubwo bavugaga Icyangugu nkumva Icyangugu simakunze. Kuko numvaga ko Icyangugu haba barozi cyane. Haleluya. Noneho hashize iminsi mba ndagiye. Ngiye nsorera ku mumama w'umuganga aranyakira turabana. Icyumweru kirangiye njya gusenga. Ngiye gusenga bwa mbere ndatuza. Nta rukuntu ugera hano ugatuza. Ugatuza nyine ntibaye bamenya n'uwuriwe. Yego. Ndatuza ariko ubwa kabiri gutuza byaranze. Yego. Hari igihe muri wowe utuza ariko imbaraga z'Imana ntiziguturiza. Yego. Birangiye ndatobora ndavuga ni hano hari umurozi ikimenyesha yamaze abantu, ariko ndagira ngo mutangarize uyu ni umunsi wa mbere natihana, ubwa kabiri natihana, ubwa gatatu azapfa. Haleluya. Imana ishimwe. Twabonye imbaraga zikora, tubona Yesu yururuka akabana natwe, tubona dukorera ibitangaza, tubona ducisha ahandi tutari dukwiye guca. Yego. Arahaducisha. Yego. Imana ishimwe. Birangije yanga kwihana biratuza. Nyine ubwo hari abari bamuzi barakebaguza, none bakegereza ahantu yari yicaye. Ati swarahaguruka ko bamutumye abahanuzi benshi, Imana ko yohereje abahanuzi batandukanye akanga kwihana, uyu we noneho biragenda bite? Ndatuza ndahanura birangirira aho iteraniro rirataha, nanjye nditahiye. Munsi wa kabiri ndongera ndavuga, noneho Imana igira uburakari buteye ubwoba. Ravuga ngo irambwira ngo nimubwire ngo amaraso y'abantu ari kurira. Yego. N'amaraso menshi ari kurira ndetse arimo gutabaza. Irambwira ngo nimubwire ngo natihana arapfa mu izina rya Yesu. Yego. Nabwo nyine yihagararaho nka Faraho. Yihagararaho nka Faraho. Buruzi ukuntu ibikenya byihagararaho. Byihagararaho, ariko dufite Imana. Imana yo ntabwo ibyo ntabwo wayibikora. Imana ishimwe. Amen. Ndangije umunsi wa gatatu nari mfite imbaraga,
nanjye ubwanjye ku buryo abantu bavuze ati uyu ntabwo ari umuntu nyawe ahubwo menya ari marayika wamanutse nuzuye umwuka ndangije hari ukuntu ufata umuntu mu mashati ndavuga nti ntabwo ushobora kwihana ntabwo ushobora guhaguruka ukabwira Imana ikakubabarira abapasiteri bawe warangije bakagusabira imbabazi arahaguruka ngo ni gute umuntu nkawe amfata mu mashati ndi umuntu w'umugabo uri umugabo bari kubona ko uri umugabo ku isi ariko mu ijuru nta bugabo bari kukubona umugabo nyamugabo ni uwo ubarara agasaba Imana imbabazi ndetse akemeza ibyo arimo yarangiza Imana ikamubabarira ndavuga ni ku isi uri umugabo ariko mu ijuru nta bugabo bukurira ubwo bibaho yanga neza bibamba yigira Faraho none hari ukuntu umuntu nyine yiha kabugabo rangije azamura ingumu ngagiye kuyinkubita nanjye nzamura ikiganza ni mu izina rya Yesu akimanura bucece arangiza aricara yicaye ndakomezamo ndavuga ni nutihana 1 2 3 urapfa mu izina rya Yesu barasakuza abahungu be abakazana be ni gute yadufatira papa mu mashati birumvikana ni ntabwo ari njye umufashe mu mashati nawe ubwiye amuremye niyo umufashe mu mashati yego birasakuza barangije ati ibi nta byavamo bakoresha inama bajya muri biro ubwo twari tukiri mu rusengero bakoresheje inama baragaruka yego babati rero mugiye kuza mupfukame batuzamura ku gatuti hejuru mugiye kuza mupfukame tubasengere tubakozeho Bibiliya urimo kuraramenyekana ndavuga ni ntabwo bamfite twasenze Imana haleluya twasenze Imana y'Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera rati ndi gufashwa haleluya baradupfukamisha barambura umukeka ku isaha ya saa 6 pasiteri arasenga ninjye yahereyeho bwati mu izina rya Yesu uyu mwana niko banyitaga ubundi n'ubu banyita umwana kandi ndashaje mu izina rya Yesu bati uyu mwana mwami murambitseho Bibiliya nimba yabesheye umugabo abari wupfa yego ariko niba atamubesheye ibyo amuvuga hari ukuri uyu mugabo apfe mu izina rya Yesu nawe bamurambikaho Bibiliya ariko Imana urayizi yari yarajimije abahanuzi ariko bakimurambikaho Bibiliya abahanuzi barongeye buzura umwuka haleluya buzuye umwuka biramenyekana barangije bagashaka kumutimbura ariko mbwira Imana ntibahagarika Uwite ndashaka ko icyo navuganye nawe gisohora barangije turataha dutashe niberaho haciyemo icyumweru Imana irambwira ngo nimfata urugendo nongere nsubire muri Burera ndongera ndatega ndataha noneho mu gutaha yari yarigize ikigomeke buriya yari yarigize ikigomeke nashe haciye mu kwezi numva barimo bari kumamagara baramamagara biratinda telefone iranzimana mfata niya mama haleluya ijambo babanje kumamagara abanyagatulika kubera ko nimwe yasengeraga Imana ibo irambiwe uburozi bwe irangije muhuma amaso baramwirukana arangije yirohorera mu barokore ageze mu barokora arabifatira nyine yubatse urusengero kubera amafaranga bamuha arangije arabifatira banamuvugaho abapasiteri bakavuga ko bari kugenda ku murokore wabo uri kubyumva ariko ndavuga ntibiramenyekana uyu munsi baramamagara numva bari kumbwira ati umukozi w'Imana Dawidi yishe Goliyati Goliyati ndavuga ni gute Dawidi yishe Goliyati barambwira ati Goliyati yapfuye Goliyati yapfuye bati wa muntu wa mukonikoni yapfuye numvishije wenda niba nari ndi gupima ibiro 50 numvishije hiyongeyeho 5 yego baramamagaye abantu barenga nk'ijana Dawidi yishe Goliyati
mpereza Imana icyubahiro. Ndavuga nti Imana urakoze kubera ko icyo wambwiye. None abarokore bamamagaraga bari kumwanga isaha bagupfukamishirije ni nawe yapfiriye. Yesu ntabwo ajya besha. Buriya nkunda kubwira abantu ni numenyera umuntu ntukamenyera umuntu usenga Imana by'ukuri. Yego mu bantu bakuvuma umuvumo ukagufata. Umuhanuzi ari mu bantu ba gatandatu bakuvuma. Umuhanuzi ni wa gatandatu. Abandi urabazi? Yego babatondeka tukumva Joseline ndabazi. Yego itsambere mama wawe yakuvuma bigakunda. Icya kabiri umugabo wagukoye yakuvuma bigakunda. Yaragutanze inkwano. Yego pasiteri yakuvuma bigakunda. Turukumvikana? Yego bagatatu. Uri kubyumva? Batakuvuma barakuvuma. Umukecuru yakuvuma bikagufata. Buriya tujye twitondera n'abakecuru. Umukecuru ndamwubaha uraho kaka uraho nyogokuru Imana ishimwe. Ariko umuntu witondera umuhanuzi ariko usenga by'ukuri apana babandi babijandika. Ariko wa muhanuzi uri mu Mana uzi icyo yahamagariwe yakuvuma bigakunda. Kandi akuvumye mu izina rya Yesu bikagufata. Yego tujye twitondera abahanuzi. Umukonikoni yarapfuye kandi yari umuntu mbese karitsiye bavugaga kakazi. Ariko unarebye yari akazi. Nese umuntu warogaga ibituna kohereza ibiki byose buri kimwe cyose urumva atari akazi. Nusi Joseline tukiraho. Yego izo mbaraga wari ufite icyo gihe wirukana. Yego ubahuziye kuri YouTube. Yego ziracyahari hari abo maze ku umva ziracyahari mu izina rya Yesu. Ni ukuri kw'Imana ziracyahari. Wambwira niba hari abo maze kwirukanira barozi. Kankubwire nakubeshe magaze mukuri. Yego hari abazimu maze kwirukana ku bantu kandi bakavuga ati mu by'ukuri nararaga mfite ikibazo nararaga nasinziriye umutwari waranzengereje nkwivuza imyaka 25 wanze gukira ariko uyu munsi wansengeye ndumva umutwe umeze neza. Amen. Icyo si gitangaza? Yego none se umutwe umaze imyaka 20 na urumva atari ikibazo cyane warawivuje byaranze. Ikibazo pe abo se sabazimu. Yego ndi kubirukana rero kandi bagahunga. Komeza tuvuge imbaraga z'Imana. Imana ishimwe. Amen. Tugomba kubirukana. Haleluya. Bakarekura mu izina rya Yesu. Batarekura. Imana ishimwe. Yego imbaraga iyo Yesu yaguhamagaye kavuga ati mwana wanjye ndaguhamagaye agomba no kuguha imbaraga. Haba mu bibazo haba mu burwayi haba mu bukene Yesu izo mbaraga arazikwambika ugahorana nazo. Imana ishimwe. Amen. Yego nta undi muzimu wazengereje. Umuzimu kari kuzengerera ako mwiyi minsi uko arebye umuzimu yapfuye kagira inkuru. Umuzimu yapfuye. Haleluya. Amen. Ariko zikwica umuzimu n'uwiciye akabibona ko wawishe agahita gushimira kavuga ati kabisa Yesu yarakoze kumuza nawe yahuje ngo batari kumenyana. Umuzimu mwiyi minsi 3 yarapfuye. Sibyo rata? Nukuri. Hari igihe umuntu agushimira ku kibazo rata akagishimaho ukumva yagishimye. Nukuri. Sibyo rata? Imana ishimwe. Kubivuga uri kubihisha ntacyo. Reka mbigira ibanga. Yego Joseline reka tujye umwanya w'ijambo ry'Imana. Yego ariko hari agakorasi ndi gufashwa nako. Ndabizi ukunda kuririmba. Nkunda kuririmba ariko usigaye wumva ko ijwi riri kuza ryo kuririmba. Sigaye ndabimenya we. Sibyo rata? Yego karavuga ngo ngimbere yawe Mana niho mbonera amahoro ibyari imisozi windura amataba nkagubwa neza nkaguhimbaza mukiza. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro imbere yawe Mana niho nkirira uburwayi ibyari imisozi windura amataba nkagubwa neza nkaguhimbaza
mukiza, imbere yawe Mana niho mbonera amahoro. Haleluya, Imana ishimwe. Imbere y'Uwiteka niho tubonera amahoro, imbere y'Imana niho dukirira uburwayi, imbere y'Imana niho tubonera agaciro, imbere y'Imana niho tubonera ibyo dukenye byose. Iyo wegeye Imana uhabonera imbaraga, iyo wegeye Imana uhabonera Mwuka Wera. Haleluya, Imana ishimwe. Imbere y'Imana niho tubonera amahoro, n'ahandi wasanga y'amahoro ni imbere y'Imana rata. N'ahandi wasanga amahoro ni imbere y'Uwiteka. nta wundi utanga amahoro, ngo hari amahoro Yesu atanga atandukanye n'ay'abisi. Nukuri. Haleluya, amen. hari amahoro Yesu atanga atandukanye n'ay'abisi. Yego, yego. Ariko iyo wegereye Yesu, yego, uri mu mwanya by'ukuri, utari kubitambika, yego. Ese wibwira ko nubiba amasaka uzakenera gusarura ibishimbo kandi warabibye amasaka? oya. Yego. Bagarira icyo wabibye. Haleluya, bagarira icyo wabibye ugifate neza. Numara kugifata neza uzasarura, uzeza nk'abandi, usarure nk'abandi, urye nk'abandi, kubera ko icyo wabibye wagiharaniye. Imana ishimwe, amen. Imana ishimwe, amen. none hari undi ndi gukunda. Umva aka kantu ngo za mbaraga zose zandwanyaga waziribatiye Igorogota, ndetse n'ibisigisigi byazo ngubu nta bubasha bigifite. Haleluya, Imana ishimwe. Oya ikuzo Mana ya Aburahamu, kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera y'ukunkunda, none uyu munsi urabinyeretse. Imana ishimwe, si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokeye abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Haleluya, iyo utamba hafi murengezi, mba naramanutse ngikuzimu, wemeye kuzakundwanirira, kunesha n'ukwawe murengezi. Haleluya, imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokeye abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Haleluya, amen. imbere yawe birashoboka. Haleluya, amen. ibyo ubona bitagushobokeye niwegera Imana birashoboka. Nukuri. Imana ishimwe, amen. za mbaraga zose zakurwanyaga, za mbaraga zose wowe uteze amatwi, za mbaraga zose zakurwanyaga, uyu munsi Yesu araziribata mu izina rya Yesu. Uyu munsi Yesu araziribata. Za mbaraga zaguteraga ubwoba, za mbaraga zakurwanyaga, za mbaraga zari ziguhagurukiye, bya byoherezanyo bakohererezaga, Yesu aka kanya Yesu abitesheje agaciro. Haleluya, amen. iyo bagiye kuroga baratongera, ariko natwe tugiye gutongera mu izina rya Yesu. Tugiye gutongera mu izina rya Yesu, kandi turatongeresha imbaraga z'Uwiteka. Haleluya, amen. Reka twigire mu ijambo. Yesu aduha n'umugisha. Amen. Izadukora amadede. Nukuri. Ngidukure mu marembo y'abarupinzi. Haleluya, amen. Katwisomera iri jambo. Yego. Riri muri Yeremiya ibice 16 ku murongo wa 19.
kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Reka dufatanye ngufashe. Yego. Yeremiya ibice 16 umurongo wa 19. Yego. Amen. Dusome mu izina rya Yesu. Yego. Ayi Uwiteka mbaraga zanjye n'igihome cyanjye n'ubuhungiro bwanjye ku munsi w'amakuba, amahanga azakuzaho aturutse ku mpera z'isi avuga ati, icyo basogokuruza bazunguye ni ibinyoma. Yego. Ni ibinyoma gusa, ni iby'ubusa, ni ibintu bitagira umumaro. Mbese umuntu yakwiremera imana zitari imana? Dore noneho ngiye kubamenyesha, nukuri ngiye kubamenyesha ukuboko kwanjye n'imbaraga zanjye, nabo bazamenya yuko izina ryanjye ari Yehova. Amen. Yego. Simbuka usome kuri 19. Ibice 19. Umurongo. Soma umurongo wa 19. Simbuka. Ibice 19 umurongo wa 19. Cyana somya hatariho. Sorry, hose niko bimeze wahereye kuri 15, ariko simbuka usome 19. Yeremiya ibice 16. Yego. Ku murongo wa 19. Ku murongo wa 19. Yego. Siho havuga ngo ayi Uwiteka mbaraga zanjye. Ko nico gituma Uwiteka avuga cya ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukira. Haleluya. Amen. Kadusubiremo. Yego. Nico gituma Uwiteka avuga cya ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukira. Imana ishimwe. Amen. Kadusubiremo. Yego. Nico gituma Uwiteka avuga cya ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukira, kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa, imiringa ibe igihome kinkingiye. Abo bantu nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kuko ndi kumwe nawe ngo ngukize kandi nkurokore, niko Uwiteka avuga. Nzakurokora nkuvane mu maboko y'abanyabyaha, kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hani ijambo riratubwiye ngo, yego, ngo nukura ibigawa mu bishimwa, haleluya, uzaba akanwa kanjye. Haleluya. Ndagira ngo ngutangarize, uriya mwaka ushize ibyo utagenje neza, mbabarira ubigenze neza. Yego. Haleluya. Nubikuramo, haleluya, uriya mwaka hari ibyo wagendemo bitari byiza, ndetse zabaye ngombwa ko Imana ubu yiteye umugongo, ariko aka kanya ivuganye nawe ngo nungarukira, haleluya, nungarukira ugakura ibigawa mu bishimwa, uzaba nk'akanwa kanjye. Haleluya. Muri make nta kintu kizakugeraho giteye ubwoba. Imana ishimwe. Izakugira
kukugirira neza, kubera ko wirinze igihe gisa n'ikibi, kubera ko wirinze icyaha, kubera ko wirinze kugambana, kubera ko wirinze gusambana. Haleluya, amen. Ese wibwira ko ibyo yavuze ngo nukuri bigawa mu bishimwa wagize ngo ni ibiki? Haleluya, Amen. Haleluya. Ibigawa ni ibyaha bya bindi Yesu yanga. Haleluya, Amen. harimo gusambana, harimo kwiba, harimo kuroga, harimo kugambana, harimo kubeshya, harimo gusinda. Ibyo byose nubikura mu bishimwa, Yesu azakugirira neza, ndetse nta burwayi buzagutinyuka, ndetse azahangana nabwo, kubera ko wirinze cyane igisa nacyo. Haleluya, Amen. Haleluya. Ndabamenyesha ko Yesu ari kukwingingira kugaruka, ari kukwingingira kugaruka. Wowe wacitse intege, ongera usubizwemo intege n'iri jambo. Yesu ari kwemera ko numugarukira azakwakira. Imana ishimwe. Nyemerera aka kanya ugaruke, wowe wacitse intege. Nyemerera aka kanya wowe ujyanwe kure n'uburwayi, ugaruke, kubera ko Yesu ari kuvuga ngo nungarukira. Yego, ngarukira, ngarukira. Nanjye nungarukira nzakugirira neza, nungarukira nzaguha akazi, nungarukira abana bawe bazamenya ubwenge, nungarukira. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Muri iyi minsi kamvuga kakara, Yego. abantu bari gukunda ubuhanuzi cyane. Yego, umuntu ari kukubwira icyifuzo ukamusengera kandi kigakemuka. Uyu muntu ngiye kumuvugaho ariko ntandamuvuga izina. Yego, hari ukuntu umuntu akubwira ngo nsengera, wenda akaba ati ngewe nshaka akazi, nsengera nabuze akazi. Yego, kandi mu gihura ibyo akazi byari byaranze, byashoboka ko nta n'akanunu yari afite by'akazi, si byo rata? Ariko ukiyagera uramusengera abonye akazi. Yego, ariko atangiye kuba ngo ntabwo wigeze umuhanurira. Si ikibazo? None se niba utegetse abantu bitiranye ibintu. Yego, kwirirwa umuntu arakubwira ngo iravuze, wabwiwe n'abantu benshi ndetse bakubwira ko ivuze, ariko haruzamo ubuzima bwawe aje gutegeka za bindi Imana yakubwiye bigasohora. Haruza aje gutegeka, akagutegekera ibyawe byabohewe mu kirere, ako kanya bikabohorwa. Yego, ntabwo abajwe no kukubwira ngo iravuze, kuko ni kenshi Imana yakubwiye. Si byo rata? Ni kenshi Imana yakubwiye akazi. Uwo Imana iguhuje nawe rero aje gushigikira ako kazi, aje gutegeka, aje kubohoza kugira ngo ubone ako kazi. Urumva aho tugeze? Yego. Abantu dushaka kitubwira. Ngewe ndi kubwira abantu, Imana amasezerano yakubwiye ni menshi. Sibyo? Yakubwiye amasezerano menshi, ariko ikigezweho ntabwo ukiriho kuvuga ngo imbwire, ahubwo senga ubwira Imana ngo ndashaka ngo ibyo wansezeranyije. Sibyo rata? Kuko amasezerano amaze kuba menshi. Senga Imana ikubohorera ibyawe, naho kukubwira byo yarakubwiye. Sibyo rata? Ntabwo abantu bashaka ijambo ry'Imana, bari gushaka ubuhanuzi, kandi ubuhanuzi buzashira, ariko iri jambo ry'Imana ntabwo rizigera rishira, rizahoraho. Tuzapfa tubore, ariko ijambo rizaguma ari ijambo. Sibyo rata? Mumbabarire mwumva ijambo kurusha ubuhanuzi. Niba umuntu agusengeye ugakira umutwe, ni ngombwa ngakubwira ngo ngiravuze ngo umva uko Imana ivuze. Hari umunsi batakubwira ngo umva uko ivuze. Haleluya. Amen. Tugerageze tumenye icyo turi gusenga icyo ari cyo. Si byo rata? Ariko ikindi cya kabiri, ukumva umuntu ari gushaka ibitangaza, ariko ntabwo ashaka nyiri ibitangaza. Ni gute urabona ibitangaza udashaka nyiri ibitangaza? Ngiye uri kubwira ngo ngusengera ninjye utanga ibitangaza cyangwa ni Yesu bitanga? Icyo nkora ni ukugusengera, nkakuripota kuri papa, nkabwira papa ati Imana uyu muntu none ntakenewe gufashwa. Imana yagukontorora,
yasanga uruwo gufashwa ikagufasha. None ntushaka guhinduka, uri kwivuruguta, icyo ushaka no kuguhanurira. Mperutse kuryama mbona bari kunegura da, ngo ntago mbahanuriraga, ngo ndasenga ngo ariko ntago mbahanurira. Kandi uwo muntu naramusengeye abona akazi, ntawe mvuze mu izina, nubwo ataragatangira ariko nzi neza ko akazi yakabonye, nubwo ntacyo yambwiye ariko nge nabyiboneye mu iyereko papa yabingejejeho. Baranatunegurika tubwira, wari ubizi mwana wanjye uriya muntu witonde, niba mwavuganaga 5 ku munsi 2 we nigiza kubwira ngo ntugaruke hano. Oya ntabwo yahambuza. Kandi erega ntabwo ariko bose bashaka ubuhanuzi. Hariho abashaka gusengerwa, Imana ikabagarura imbaraga, Imana ikabaha mwuka wera. Apana kwirirwa uravuga ngo ariko Mana hari ikintu kimbabaza, nta mwuka wera ufite, yego nta mbaraga ufite, imbaraga zawe ni nk'inusu, yego ariko uri kubwira Imana ngo nshaka ibitangaza. Ibyo bitangaza biraturuka, sibyo rata? Ndabizi iyo ngeze ku hahandi yo kwangwa mugarukira Imana benshi baraceceka, yego akakeshi Joseline ngo umuntu yaguhamagaye akakubwira ati ngiye mfite ikibazo ndi umushomeri, yego ubwo abategereje ko umbwira ngo irambwiye ngo iguhaye akazi, ngaho nyumvi. Kandi mu bubasha wahawe ugomba gusenga ukanategeka, nikazaza kazaza, nikataza ubwo finish. Ntabwo ari njye urajya gukoramo ngo muhereze, nategereze akazi kazi, ahubwo nakabona azavuga ati mukozi w'Imana warasengeye akazi karaboneka. Ubundi hari icyo bita gutegeka, yego buriya Yesu yarakubwiraga ngo bikubere uko ubyizereye. Nanjye rero niba Imana yaramaye gutegeka, yego ngomba gutegeka, nkagusengera ukabona akazi, nkagusengera abazimu bagahunga, nkagusengera ugakira umutwe, nkagusengera ugakira mu nda, nkagusengera amaguru agakira, nkagusengera iwawe hakagaragara amahoro. Ntabanje kukubwira ngo iravuze, yego iravuze ivuze iki? Niba utizeye ko umuntu ashobora kugusengera akagutegekera ibyo ushaka bigakunda, ubwo buhano umunsi yakubwenga iravuze nibisore, uzamuvuga yangana iki? Mumbwire. Uyu munsi ndababwiza ukuri, yego turi mu kwezi, turi mu mwaka wo kubwiza abantu ukuri. Nkunda ko uyu mwaka nuwo gukira, nuwo gupfa, nuwo gusubizwa, nuwo no guhana, yego ibintu ni bingahe? Gukiza, yego kwica, guhana no guhemba, yego ibyo bintu uko ari bingahe? Uyu mwaka bisa nakomoje ku ijambo rivuga ngo urasabwa ibyo utateguye mu kwezi, mu mwaka utaha urasabwa ngo ubigenze neza. Ibyo utagenje neza mu mwaka wa 2025 uwugenze neza mu uyu mwaka. Uhindure systeme. Haleluya. Uri mu kukaja mu gacucu, hindura systeme wagenderaga muri ya mwaka urangiye, uyihindure. Ntabwo ari uragenderamo mu uyu mwaka. Niba wasengaga rimwe ku munsi, usenge 3, kuko ntago byoroshe. Turi kubwiza abantu ukuri, byo kwirirwa mvuga ngo iravuze, nategetse nakubwiye ukihana ibyaha, narangiza nkagutegekera ikibazo ufite kigakemuka. Ninde wakubwiye ko iyo wihanye Yesu atakemura ikibazo? Nukuri bigawa mu bishimwa ngo uzaba nk'akanwa kanjye, nyemerera akakanya wisuzume urebe ibitaragenze neza muri ya mwaka. Uyu mwaka ubigenze neza, yego naho ntabwo guhanura bizarangira, kandi n'abahanuzi bazarangira, bazavaho, yego ubusaba tubanjirije baracyariho. Abo navutse bari guhanura se baracyariho ntibapfuye? Nza abantu benshi bapfuye aho mvukiye babahanuzi. Nanjye rero ni igihe gito, ariko njyewe icyo maranira ni ukubanga saka kanya ndamutse mpfuye, aho naba ngiye ni hehe? Gupfa ntimugatinye gupfa, kubera ko nimuzarama muzapfa, yego imyaka 100
ariko mbere yuko usaba ibitangaza banza umenye ngo mfite imbaraga, mfite mwuka wera. Ese Imana nigwa ibyo bitangaza uzabigendamo gute? Aho ntuzatangira kuhenura ku bantu, aho ntuzatangira kwerekana ko ari wowe wambaye muri karitsiye. Banza usabe imbaraga na mwuka wera, usabe n'ubwenge buzakuyobora mu by'Imana izaguha. Wikwishinga ubuhanuzi, kubera ko ubuhanuzi buzarangirana n'igihe. Rero hari abadusengera tutabahanura ati nta mwuka w'Imana umurimo. Umwuka w'Imana urimo se n'uwahanuye n'uwavuze ngo iravuze? Imana ishimwe. Ubusi Yesu ntago yategekaga akarambura ukuboko ibintu bigakunda atavuze. Mureke tumenye icyo dushaka n'icyo turi gukurikira. Ijambo ryarambwiye ngo nimushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi bizaza ari inyongera. Imana ifite agahinda. Imana ishimwe. Ndabasaba kugira ngo musabe imbaraga na mwuka wera mw'uyu mwaka, kubera ko ntago byoroshe kandi Imana izabagirira neza ititaye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Nuvuga ngo ubu si ngombwa kuguhanurira, ahubwo ni ugutegeka ibyo wahanuriwe, ibyo wifuza bigasohora mu izina rya Yesu. Yego, ni karibu no gutanga nimero yawe ya telefone, wagukenera abe yaguhamagara, ubundi dusoreze n'isengesho. Imana ikomeze yamamare. Yego, ni 078 666 456 89. Yego, karibu mu isengesho. Mana turagushimye, turaguhimbaje. Uri umukozi w'umuhanga, urera urakiranuka, ufite imbaraga, uri karuhura, uri isambi itarumba. Ndagushimye Yesu kubanye natwe, ndetse ndagushimye ubanye natwe mu muririmbyi, ndetse ubana natwe mu ijambo. Ijambo ryawe rirera ntabwo rivangiwe, izina ryawe nirishimwe. Icyo tubwiye uratubwiye ngo nidukure ibigawa mu bishimwa, ngo nurangiza utugirire neza. Yesu ndagushimye kubw'ijambo ryawe, amamara kubera ko ushoboye byose. Reka urengere abantu bawe, reka wongere ubagaruremo intege. Reka njyewe mbasabiye imbaraga, ndetse mbasabiye mwuka wera, ndetse mbasabiye ubwenge. Reka ubuzuze ubwenge, kubera ko ibi bihe ntabwo byoroshe kandi binanisha umugenzi. Ariko Yesu baha imbaraga, baha imbaraga, ubahe mwuka wera uzatuma bambuka iki kiraro. Bambutse Yesu kubera kuri Imana. Mwami ubutunzi wawe ubaha bugashira, ndetse bagapfa batanaburiye. Ariko bampereza imbaraga, bahereza imbaraga, bahereza imbaraga, bahereze mwuka wera, bahereze kukumenya, bahereze Yesu, bahe gukiranuka no guca bugufi. Mwami ubahe kwera imbuto mu makaritsiye batuyemo, ubahe kwera imbuto ku bagabo babo, ndetse ubahe abagabo kwera imbuto ku bagore babo. Wiheshe icyubahiro Mwami, kubera kuri umukozi w'umuhanga. Nyemerera ubarengere kandi ubatindeho. Duhagaritse imyuka mubi, duhagaritse imbaraga z'ikuzimu, duhagaritse amahembe, duhagaritse za nyabingi, duhagaritse abarangi mu izina rya Yesu. Reka imbaraga zawe zikore, ndategetse mu izina rya Yesu. Reka ubaruhure Mwami, abiyemeje kukunambaho Data. Reka ubaruhure kubera kuri karuhura. Reka ubaha amahoro Mwami, reka ubakize uburwayi butandukanye, reka ubaha akazi Yesu. Reka Yesu ubarengere, reka wishyura amadeni, reka utange ubwenge mu banyeshuri, reka utange amahoro mu mago Yesu, kubera kuri umukozi w'umuhanga. Abakobwa Yesu bahe gushaka, kubera kandi ubaha amago meza. Babakobwa bakubashe, babakobwa bakiri mu bikari, abo ngabo barengere Yesu, batabare Mwami, kubera kuratabara. Ngakomeza ubane natwe Mwami, mbisabye mbyizeye mu izina rya Yesu, amen.